hanyuma ariko hari icyo ntarangiza ntavuze cy'akababaro. Nigeze kumva ko hari impanuka yabaye mu bantu bamwe bazaga hano ndetse bamwe bagatakaza ubuzima abandi bagakomereka. Rwose nagira ngo nifatanye namwe, hanyuma iyo mpanuka yabaye abo yahitanye, abavandimwe babo, imiryango yabo cyangwa bakomeretse, nagira ngo mvuge ko turi kumwe nabo. Bantu bahuye, Gisagara, Nyanza, Nyaruguru, muraho cyane. Mwakoze kuza muri benshi, twari dukumburanye, ntabwo twaherukanaga, ariko igikorwa nk'iki ni cyiza kuko kiraduhuza kikatwibutsa byinshi. Ni igikorwa rero cyavuzwe tuzitabira itariki 15 z'uku kwezi gutaha. Ariko nini gikorwa murakoze cyane, nibishaka bibe byombi. Rero reka mpere nanone gushimira ari ubuyobozi bwa FPR, ari mwebwe intore n'abayoboke ba FPR, ndashimira n'indi mitwe ya politiki igomba kuba iri hano ihagarariwe n'abayobozi bayo bafatanije na FPR. Ndabashimira cyane kuko urugendo tugenze muri iyi myaka 30 ishize ni urugendo rwarimo byinshi, urugendo rukomeye, ariko rwageze aho rubamo n'ibyiza. Sinirwa nsubiramo amateka menshi cyane, ariko reka mbabwire makeya ayo nzi nanjye, ndetse mpereye ku byo Ildefonsi yari amaze kutubwira bijyanye na kaminuza. Muri iriya kaminuza jye nayisuye kera, ngira ngo Ildefonsi yari ataravuka. 78 hari abantu twari tuzaranye bigagayo, jye nari naje naseseye kuko jye nari impunzi nabaga hanze ndi umwana muto. Ntabwo ari muto cyane, nari maze gukuramo. Naje hano, nazaga hano, nahaje nk'inshuro 3. Icyo nibuka nshaka kubabwira, stade iri hano hafi ngira ngo, sinzi niba bahinduyemo ya Pere cyangwa irahacyari, ntabwo ari yo. Hari stade ntoya muri 78 naje hano,
njyayo no kureba umupira. Umuntu w'inshuti yanjye najyaga nsura, ndetse icyo gihe wabaga muri universite, antwara ku mupira 78 Mukura na Panthère Noire barakinaga icyo gihe. Njyana n'iyo nshuti yanjye, ariko nkajya mbona abantu barandeba, ni nko kuvuga ngo ariko aka kantu ntabwo ari akintangaha. Ndetse ubwo umukino ugiye kurangira, iyo nshuti yanjye yari yanzanye, arambwira ngo ariko urabizi ngo reka tuva aha ngaho umupira utararangira, ngo ubundi hano ibikurikiraho, cyane cyane iyo aba ba Panthère, iyo batsinzwe abantu barakubitwa. Ndavuga nti ntakubitirwa aha ngaha. Tugenda hasigaye nk'iminota nk'icumi ngo umupira urangire. Urumva rero twabanye kera tutaranamenyana. Usibye ko n'ubundi twari bamwe, twari dukwiye kuba tumenyana, ariko bamwe muri twe twabaga hanze, ntabwo twabaga hano, kubera impamvu ntirirwa nsubiramo, ariko ntibizongera nk'uko bivuze. Ntabwo bizongera kuwo ari we wese. Icyo kibazo cyakemuwe burundu. Cyakemuwe burundu. Gikemurwa namwe nanjye, twari kumwe. Abenshi hano nubwo bari bataravuka, namwe twari kumwe. Twari kumwe kubera ko aho muvukiye n'aho mukuriye muri hano turi kumwe, turi mu nzira imwe, ntibizasubira kubera mwebwe. Sibyo? Gutora FPR rero n'umukandida wayo nicyo bivuze, ni ukuvuga ngo ayo mateka mabi ntazasubira. Ntazasubira, ntagasubire. Iyo politike rero iyo maze kugira uruhande, ikaba politike yo kubaka ubumwe bw'abanyagihugu, bw'abanyarwanda, ndetse tukakira n'abava ahandi aho ariho hose neza. Amajyambere yubakirwaho nayo arihuta. Umutekano bishingiraho tugomba kuwitaho ugakomera, kugira ngo hatazagira igihungabanya iyo politike n'ayo majyambere. Sibyo? Naho ku mukandida muzahitamo, ndabyemeye. Igituma mbyemera ni uko ibyo muzantorera
ni namwe muzabikora. Ubwo rero akazi kanjye karoroshye, ni ukubajya imbere tugafatanya tugagenda urugendo rumwe rwiyubaka, rwubaka igihugu cyacu, mbese amajyambere ni ya yandi azahora aza uko umwaka uhise. Itariki buriya iraza yihuta, izi ko tuyitegereje. N'ejo bundi, ariko uragira ngo aho muri aha umugambi mufite uko mwaje mungana, uribwira ngo uko gutora ko ntikwarangiye ahubwo. Bityo rero kudutindira icyo bivuze ni uko bikorwa bikava mu nzira, noneho tugakora akazi ko kubaka tukihuta. Urubyiruko ruri hano mbona uko mungana, n'ahandi nanyuze ejo bundi, ntawe rudaha icyizere. Mu bacika intege ntabwo ndimo. Ubwo namwe ni uko nguko, sibyo? Murakoze cyane, murakoze cyane. Ubwo se ikindi nababwiriye, murakoze cyane. Ndabizi ko mwamaze umwanya munini hano mutegereje ko duhura. Ubu icyasubiraho, icyakurikira ni ukwidagadura, tugaceza, tukabyina. Hanyuma ariko hari icyo ntarangiza ntavuze, cy'akababaro. Nigeze kumva ko hari impanuka yabaye mu bantu bamwe bazaga hano, ndetse bamwe bagatakaza ubuzima, abandi bagakomereka. Rwose nagira ngo nifatanye namwe, hanyuma
iyo mpanuka yabaye, abo yahitanye, abavandimwe babo, imiryango yabo cyangwa bakomeretse, nagira ngo mvuge ko turi kumwe nabo. Harakorwa igishoboka cyose abakomeretse kugira ngo bavurwe, ariko ndanababwira ko muri ibi byose turimo mugerageze nta ubuza impanuka kuba, ariko hari ukuntu abantu bakora bikazigabanya gusa, ariko ubundi yashatse kubiraba. Nagira ngo tugerageze ibishoboka, ibyo abantu bashobora, hari ibyo badashobora. Dukora ibishoboka, turebe ko ibi byishimo, akazi dutegereje imbere kagiye gukorwa, twabinyuramo neza tugabanyije izo mpanuka, kubera ko n'ubushize aho twatangiriye mu minsi ya mbere hari ukuntu abantu bihuse baragwirana, nabwo havamo abandi abantu nka 2 bapfuye, n'umuntu umwe ntagapfe binyuze muri ubwo buryo. Abantu barapfa ariko bapfa mu buryo busanzwe. Nagira ngo rero ibyo gusa byibutse, tugerageze uko dushoboye, ariko twifatanye nabo bagize ibyo byago. Ibyo rero tubihereho nanone bitwongera imbaraga gukora ibyo twifuza gukora, inzira turimo, ibyo tuzakora itariki 15. Rwose ndabashimiye cyane, mwakoze kuza uko mungana uku, nanjye ndabakunda, kandi ntabwo ari ubu duhuye gusa, nzagaruka no kubashimira. turi kumwe, mwakoze cyane, mugire umunsi mwiza, musubire mu ngo zanyu neza, mugire imigisha y'Imana. Uzongera ungabire wambaye inka y'ineza mwiturindi. Nange nitwa Musafiri Defonse, ngira ngo mbaye wa kabiri muri iyi campaign. Hariho twumvisheho mu bugesha utoroshye cyane, ariko nange ngiye kwabwira ukuntu ntoroshye. Nyakubahwa Chairman, mu mwaka w'1999 muri uyu mujyi w'Intiti nibwo mwafashe umwanzuro wo kohereza abantu benshi muri kaminuza batitaye ku cyari cyo cyose. Bwa mbere mu mateka y'u Rwanda hano haje abanyeshuri 1200 basohotse mu mvaho bwa mbere, nange nari ndimo. Tugeze muri kaminuza y'u Rwanda, uwo munsi wo mwaka no hadutse ikintu cyitwa Makizari. Makizari, nyakubahwa Chairman, ni umuntu uzadafite icyumba cyo kubamo, yarangiza agasanga mugenzi we akamucumbikira ku gitanda kimwe, ntabwo ari ku gitanda kimwe. Makizari rero akabaho, umucumbikira akitwa boss. Hano twamenye ko bya bintu nyakubahwa Chairman ajya avuga ngo u Rwanda ni runini, u Rwanda ni rugari, urukwavu rumwe gusasira batanu. Uwo mugani nibwo twawumvise. Abanyarwanda bya cyumba cyateganyije umuntu umwe kikabamo abantu 4, cyateganyije 2 kikabamo abantu 6. Abanyarwanda twiga gutyo turi benshi. Nyakubahwa Chairman,
nkima basobanurije ijambo Makiza nagira nkomoze no kujyo Gloria yavuze byo kwitera icyuma. Makiza yarangwaga no kwitera icyuma. Kwitera icyuma ni jargon y'intiti ya hano, nuguskipinga some meals. Kwitera icyuma ubwo imwe uhitamo kutarya breakfast, cyangwa ugahitamo kutarya ibya saa sita, cyangwa ugahitamo kutarya ibya nijoro. Icyo nashaka kubabwira nuko Makiza yamaze igihe gito ahinduka boss, yakomeza ubwo ndivuga urugendo rwanjye ngeze aho mpinduka mwarimu wa kaminuza, ngeze aho chairman arareba aravuga ati ariko ndabona wa minister w'ubuhinzi n'ubworozi. Avuga ni seriously? Chairman ni umuntu wenyine ubasha kureba umuntu akabona icyo yashobora watiyumvamo. Namwe ariko mva ntabishobora se. Ndabona wabishobora. Okay, ubwo ari bivuze ngaho mu butumwa ngende. Ama message ndamanuka nza mu kazi. Ba Makizari murahari? Abenshi bashaka bari hano inyuma. Abaye ba Makizari murahari? Ni muhumure chairman turi kumwe. Ako chairman ndashaka kubavuga ibigwi ariko mvuga amashimwe ari muri iyi ntara muri aka karere. Cyane cyane mbwira n'urubyiruko rugiye gutora bwa mbere. Akarere ka Huye karanezerewe, abaturage b'Huye baranezerewe. Hari stade iri hirya ahangaha imaze amezi 6 ariyo yonyine mu Rwanda yemewe gukinirwaho imikino mpuzamahanga. Bafite imihanda inyerera. Ariko muzatora nde Huye? Igisagara mwaje? Igisagaraho baherutse kudusetsa cyane. Bajyaga baca gatadowa barangiza bakazana itara, kandi gwitara naryo rigira urutambi ya myotsi igakomeza. Bagezeho barabaza atariko chairman arabaza atariko aho hantu habiki, bati haba Nyiramugengeri iva mwikize ngo amashanyarazi. Noneho Gisagara mugende bitadawa mu bitureke mubakiye uruganda rukora amashanyarazi rwaraje. Chairman oye! Nzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu. Kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda.